Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte? Ntahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwe uko wayakemura. Uri ku 104.3 FM ukurikijwe ry'Amerika. N'umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Feko ukorera i Kigali mu Rwanda. Ni umuryango ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Ikiganiro cya none turarebera hamwe ku kuba bamwe mu babyeyi badasobanukiwe ubuzima bw'imyororokere, bityo ntibashobore kubyigisha abana, bakisanga baguye mu bishuko byo gutwara inda zitifujwe cyangwa se izimburagihe. Ku rundi ruhande hakaba n'abaterwa ipfunwe no kuganiriza abangavu ubuzima bw'imyororokere, bigatuma bashaka amakuru atari ukuri bikabaviramo gutwara inda. Ndishimwe Honore, ariko sini njyenyine, hari abatumirwa twazanye hano muri studio, buri wese afite uko abyumva. Iburyo bwanjye hari Foibi Mukandayisenga, ni umubyeyi wemeza ko kuganiriza umwana ubuzima bw'imyororokere atari byo kuko hari imyaka azageramo akabyimenyera. Foibi, nguhaye ikaze. Urakoze cyane. Ibumoso hari Kagwire Rebeka, nawe ni umubyeyi, ashimangira ko ababyeyi bakwiye kuganiriza abana ubuzima bw'imyororokere kuko bibarinda gutwara inda zitifujwe. Urakoze cyane. Dufite kandi Rosette Nkundimfura wo mu muryango Girls Leaders Forum, impuguke mu by'uburinganire. Ni mu ihuriro ry'abakobwa b'abayobozi muri za kaminuza, amashuri makuru n'ayisumbuye. Murakoze cyane. Afite inshingano muri Profame Twese Hamwe, yakoze kandi nk'umukozi ushinzwe kwinjiza ihame ry'uburinganire muri gahunda zose za leta muri Minisiteri y'Uburinganire. Mu kiganiro ejo kandi muri buze kumva amajwi y'urubyiruko ruherereye mu murenge wa Rukomo mu karere ka Nyagatare, rwagize icyo ruvuga ku kuba hari ababyeyi bataganiriza abana babo ubuzima bw'imyororokere. Cyakora hari ababikora bigafasha abana kwirinda inda zitifujwe. Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07 28 02 82 32 cyangwa kuri 07 87 58 14 11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa, maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Reka mbanze kubatumirwa turi kumwe muri studio. Foibi, wowe wumva ababyeyi bagakwiye kwigisha abana babo ubuzima bw'imyororokere? Murakoze cyane. Nge natanga ingero nk'eshatu kuri ngewe numva bidakwiye kuganiriza umwana ku buzima bw'imyororokere. Uri umubyeyi, ingero nk'eshatu natanga urugero rumwe nk'imyemerere, urwa kabiri nkatanga umuco, urwa kabiri ngatanga ubumenyi. N'ubumenyi kubera ko nge numva ababyeyi bose badafite ubumenyi ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, bityo ukaba ushobora kuganiriza umwana nawe amakuru udafite cyangwa amakuru adahagije, bityo bikamufasha iki kujya kurohama ashakisha amakuru yimbitse cyangwa se ahiga ibyo wamubwiye ko byari ukuri, ugasanga hari ibyo aguyemo bitewe n'amakuru wamuhaye atariyo cyangwa se atarahagije. Nkabisanisha n'umuco kubera ko nk'umuco nyarwanda, umubyeyi nyarwanda, numva bidakwiye kujya kwirirwa umwana ibyo gukuna, kumubwira ibyo guca imyeyo, bityo n'ubimubwira aragenda nawe abibwira abandi. Sange barihugitse, batangiye kuzanamo n'utundi twabo umuntu atamenya, za soni za gikobwa, bwa bunyangamugayo bwa gikobwa, kwa kwitwararika, kwa kwigengesera twakuranye. Nkumva agiye kuba umwasama, nkumva agiye kuangara, kwirwa ari ku gasozi yanamye ati muze mabwire ibyo gukuna ibyo mama yambwiye. Nkabisanisha rero n'imyemerere nk'umuco wacu wo gusenga wa gikristo, kwirwa umwana nabwo yatangiye kwirwa ari muri utwo tuntu, ibyo wamubwiye ko nta muhungu ugomba kumwegera, nibyo akwiye kugendera kuri uwo muco ko nta muhungu ukwiye kumwegera. Niba abonye imihango nyine yakuze niyibombarike, agendere ku gusenga, niba ari n'amakuru azayamenya akuze, nawe yagejeje ubumenyi bwo kumva ko akwiye kwishakira amakuru. Numara gukura byanga bikunze usaba amaze kugira ubumenyi,
bwo kumenya kwitwararika, bwo kumenya ko nuhura n'umuhungu warageze igihe cyo kujya mu mihango uzatwara inda. Icyo gihe uzaba ufite amakuru kuko uzaba ufite ubwenge n'imyaka yo kuba ya makuru ko kuyazi. Naho se uratangira kubwira umwana ukiri muto ufite imyaka 8, 12, njye numva waba utangiye kumuvana muri wa murongo wa Gikristo wamutoje. Rebeka, nawe wumva ko ababyeyi batabishobora cyangwa baratinze? Murakoze cyane. Ku rwanjye ruhande ntago nzi kuri kote imwe na mugenzi wanjye, njye numva igihe ari iki ngiki cyo kubwira abana nako twaranatinze. Numva jewe umwana wanjye kuko aba ari inshuti yanjye, namubwira nkamubwira mwana wanjye kuri inshuti yanjye ubuzima bw'imyororokere bigenda gutya kubera ku myaka 12, nkamubwira ikintu cyose. Byanashoboka yuko yaba yagwa muri cyakiye cyuko wenda ashobora kugwa wenda mu cyaha, nkanamubwira bibaye ngombwa kukiga mu mwana wanjye kuko ni umuntu ntabwo ari marayika, ugomba gukoresha agakingirizo kuko rega buriya kwirinda bita kwivuza. Kuko kugira ngo ugende amuvuze imitezi cyangwa azabyarire mu rugo, namupakingira ku gakingirizo akagenda akitwaje. N'agakingirizo gusa? Hoya si n'ibyo, hari n'ibinini. Ingero ni nyinshi cyane umuntu yakoresha. Njye numva rwose umwana wamuganiriza utanabitewe no kuvanga imyaka afite ni yingiye. Nyamakuru turayafite ababyeyi? Amakuru yes, amakuru turayafite kubera yuko twumva amaradiyo, dusoma ku ma internet, amakuru tuba tuyafite. So kuvuga ngo tugeze mu gihe cy'iterambere. Niyo waba uri umuntu tuvuga urugero wize primaire gusa, hari amakuru make y'ubuzi. Rosette, mubyumva mute? Murakoze Honoré, ndishimye ko mbashije kuba muri iki kiganiro. Ubundi iyo bavuze ubuzima bw'imyororokere babashatse kuvuga imiterere, imikorere y'imyanya myibarukiro, impinduka z'imyifatire n'imyitwarire zigaragara mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu. Buri muntu wese wavutse icyo gihe agicamo, nibwo rero ibyo bimenyetso bijya bigaragara. Ubundi ubugimbi n'ubwangavu bitangira muri rusange hagati y'ikigero cy'imyaka 10 na 16, ariko abakobwa baba abangavu mbere yuko abahungu baba ingimbi, kuko abakobwa batangira hagati y'imyaka 10 na 14, mu gihe abahungu bo bitangira kuri 12 kugeza kuri 16. Iki rero ni igihe gikomeye cyane. Abakobwa benshi n'abahungu bakira ibintu batari bamenyerewe, hakabaho ikintu cyitwa impinduka. Izo mpinduka rero hanini mwabivuze neza ko hari ababyeyi bamwe batabizi, hari n'abandi bagira isoni zo kubivuga, ariko niba hari abaduteze amatwi batabizi reka tubabwireho dukeye. Impinduka abahungu bagira harimo gusohora cyangwa kwiroteraho, hari gukura kw'amabya, igitsina cy'umugabo n'indi myanya igenga imyororokere, kumera insya, kumera ubucakwaha, ubwanwa n'impwemu. Mu gihe ku mukobwa atangira kujya mu mihango, gupfundura amabere, imyanya myibarukiro itangira gukura, yitegura imirimo yo gusama, gutwita no kubyara, kumera insya, kumera ubucakwaha. Ibyo bintu ntangazwa n'ababyeyi bananirwa kubibwira abana kandi babifite. Kuba utabizi icyo gihe ariko ububizi kubera ko ni ibintu biba byarakubayeho, ni ibintu byo gusangiza ubuzima bwawe hanini cyane cyane. Kubera kuzana ubushishi, abakobwa bamwe n'abahungu bakababwira bati buri impamvu ufite ibishishi mu maso, uryamanye n'umuhungu bishobora gushira, cyangwa se uryamanye n'umukobwa bishobora gushira. Kandi koko nasanze bishobora, hari n'ubukubwira ati imihango nibikurya ukaryamana n'umuhungu bishobora gushira. Biranashira koko, kubera ko iyo umukobwa aryamanye n'umuhungu yageze mu gihe cy'uburumbuke akaramuka atwite, imihango ntabwo yongera kumurya kuko itongera kuza. Byaba bivuye kuri bwa bumenyi buke, cyangwa se gushukwa, cyangwa se uburangare, cyangwa hari n'abatwita kubera ihohoterwa, ariko ibyo byose biba bibaye ku mukobwa cyangwa se ku muhungu, bizana ingaruka. Kuri iyi mihindagurikire rero hari ibindi bihaba, guhindagurika mu mico no mu myifatire. Mu gihe cy'ubwangavu n'ubugimbi hari ugushaka kwigenga no gushaka kwibana wenyine, cyane cyane abahungu nibwo batangira kumva ashaka kujya muri ghetto. Ikindi aha agaciro gakomeye ibyo bagenzi be bavuze cyangwa bakoze, ugasanga abajama be, inshuti ze bariya, mbese ibyo bavuze nibyo yemera. Ikindi kwifuza uwo badahuje igitsina, akumva ntagishaka kugenda n'abakobwa ahubwo arashaka umuhungu, ntagishaka kugenda n'abahungu arashaka undi mukobwa ku ruhande. Mu gihe ku bakobwa nabo iyo mico n'imyifatire itangira guhinduka, agashaka kwigenga,
agatangira guha agaciro iby'inshuti ze ibyo bakora n'ibyo bavuga, akifuza uwo badahuje igitsina, ariko kandi haza n'akantu icyo bita mu cyongereza peer pressure, kugendera ku gitutu cy'urungano. Yego. Igitutu cy'urungano gituma mu by'ukuri wa mukobwa cyangwa umuhungu hari ibintu runaka ashobora gukora. Ikindi kiyongeraho nsoreza kuri iyo ngingo waruvuze ni ukuvuga ngo atangira kwiyitaho umukobwa. Ubundi yakiri umwana ukavuga uti Honore iruka ujye ku muhanda ujye kungurira ikibiriti, agenda yiruka atitaye ko yambaye ibirenge cyangwa asa nabi. Ariko iyo umukobwa yabaye mu bwangavu yatangiye kugeraho ujya kumutuma ati buretse mbaze nkarabe, reka mpindure imyenda. Nuko niko izo nizo mpinduka muri rusange ziba mu gihe cy'ubwangavu n'ubugimbi. Ikiganiro cya none turi kurebera hamwe ku kuba bamwe mu babyeyi badasobanukiwe ubuzima bw'imyororokere, bityo ntibashobore kubyigisha abana, bakisanga baguye mu bishuko byo gutwara inda zitifujwe cyangwa se iz'imburagihe. Ku rundi ruhande hakaba n'abaterwa ipfunwe no kuganiriza abangavu ubuzima bw'imyororokere, bigatuma bashaka amakuru atari ukuri, bikabaviramo gutwara inda. Muri iki kiganiro mbibutsa ko turi kumwe na Phoebe Mukandayisenga, umubyeyi ushimangira ko ababyeyi badakwiye kuganiriza abana ubuzima bw'imyororokere. Ni mu gihe Kagoyire Rebecca we ahamya ko ahubwo ababyeyi bagomba kuganiriza abana ubuzima bw'imyororokere kuko bibarinda gutwara inda zitifujwe. Turi kumwe kandi na Rosette Nkundimfura w'umuryango Girls Leaders Forum, impuguke mu by'uburinganire mu ihuriro ry'abakobwa b'abayobozi muri za kaminuza, amashuri makuru n'ayisumbuye. Asanga ababyeyi ari inshingano zabo kuganiza abana ubuzima bw'imyororokere. Imibare y'abangavu baterwa inda batagejeje imyaka 18 mu Rwanda yavuye ku 17,000 birenga mu mwaka wa 2017 igera ku 23,000 muri 2021 nk'uko imibare ya leta ibyerekana. Aba nabo ni ababaruwe babyariye kwa muganga. Imwe mu mpamvu abangavu benshi bagiterwa inda ni ukutagira amakuru ahagije ku myororokere yabo. Bamwe mu babyeyi usanga badafite ubumenyi kuri iyi ngingo, maze nabo ngo babusangize abana. Burya ngo umuntu atanga icyo afite. Aha kandi hiyongeraho no kuba iki kiganiro kigitera ipfunwe imiryango myinshi. Hari ingero zitangwa mu buryo bw'urwenya ariko zibaho, aho bavuga ko inyweye paracetamol udatwita, iyo mukoze imibonano mpuzabitsina ku manywa udasama, iyo umukobwa ari ugiye hejuru n'ibindi. Mu mwaka wa 2018 akarere ka Nyagatare kari ku isonga n'abana 1,400 barenga batewe inda. Gatsibo bari 1,452, Gasabo bari 1,064, Kirehe bari 1,055, Bugesera bari 925. Mu mwaka wa 2019 twari dufite abana barenga 23,000. Muri 2020 imibare yaragabanutse igera ku 19, ariko nabonye mu mwaka ushize twongeye kuzamuka kuko dufite 23,000. Ni imibare yashyizwe hanze na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Mijeprof tariki ya 17 Gashyantare 2022. Reka twumve ibitekerezo abangavu mu murenge wa Rukomo mu karere ka Nyagatare badusangije kuri iyi ngingo. Ingira mama gusa yatabenyigisha, yewe nari no gusoma mfite n'imyaka 12, ariko kubera yabinyigishije hari ibyo byanyunguyemo n'ubujya nabyitwaramo. Iyo yabikubwiye hari kubugenda wirindamo buhoro buhoro. Somo nakuyemo nijya kwifata kuko biravuna kubyara ukiri muto. Yewe inama nagira urubyiruko ni uko bakirinda, n'uwo kwirinda bisa nk'ibyanze kwa muganga haje icyumba cy'urubyiruko bajyayo bakamufasha, bigirayo byinshi. Nagiye kubona mbona nzanye ubwo ahantu hatandukanye harimo no mu kwaha. Ndangije mu minsi mike mbonye amaraso, mbaza abakobwa twari duturanye barambwira ati ubwo wabonye imihango, nuryamana n'umuhungu uzahita utwita. Bibwiye mukecuru arambwira ati ibyo bishinzi byawe ntabyo nshaka, utazanzanira inda. Hashize iminsi mike njya kuvoma, ngiye kuvomamura n'umuhungu turaryamana, arambwira ngo nujya hejuru ntabwo uri bwatwite. Antera inda, maze kuntera inda mba mu buzima bubi butandukanye, bubi cyane. nta n'abariho kandi n'abandi aza ntabwo bayingishije. Narezwe n'akakubyara papa, ntawanganirije, naganirizwaga n'abaturanyi. Byarankwiye. Nigeze kugira ibiheri, mbajije mugenzi wanjye aramubwira ati turashobora kugishaka undi mutipe ku ruhande akagukoresha imibonano mpuzabitsina, ibyo biheri bigakira ukumva ubaye muzima. Bamuha amakuru nyine apfuye, navuga ati ese uwabanza nkabisaba mama akabinganiza, kubera ko abona mama baba bahugiye muri byinshi akanga kubimubaza, noneho bigatuma twareza yanda idateganyijwe. Twebwe urubyiruko terwa inda zitateganijwe yaraturutse ku babyeyi, rwose twumva bitatuneje. Nimba twiyemeje
gukora imibonano mpuzabitsina. Ababyeyi mutwerurire mutubwire wowe ubwira umwana ati nimba bikunaniye koresha agakingirizo. Nyuma yo kumva ibitekerezo aba bangavu bagaragaje murabivugaho iki nk'ababyeyi? Phoebe, umwanya ni wawe. Icyo mbona rero cyakorwa, tugeze mu isi y'iterambere. Ubu turi mu isi y'iterambere, ntabwo ari ngombwa n'ubundi se amateleviziyo barayareba, ibyo barabyigisha, amaradiyo barayumva, ibyo barabyigisha, yewe nuko nguko aho hose muri za mabigi bigimuvuze baba bariyo babivuga, naho bazabimenyerayo, si ngombwa kwirirwa umwicaza pe. Rebeka, namwe mwagira icyo muvuga? Dewe ikintu numva cyakorwa mbere ya byose ni ukuba hafi y'abana cyane, tukabegera cyane, ko uyu mwana wamwegereye nta kintu aguhisha. Ikindi tuba twagiye wenda nko mu dutsiko dutandukanye, wenda nko mu kagoroba k'ababyeyi, ibyo bintu tuba twabiganiriye, twagiye ahantu runaka tuvuge mu bibina n'urugero, ibyo byose tubiganiraho. Nose kubera iki ntagenda ngo nganirize umwana ikintu nakuye hahandi mugenzi wanjye nanjye yambwiye nkumva ntiyunganize. Phoebe yavuze we ngo ibyo bintu ngo bitandukanye ngo gusenga ngo nibiki. Ndashaka kubaza ikibazo kimwe. Umwana wawe imyaka 13 aje atwite, ibyo bintu wabyishimira? Mbese wakishimira ko umwana wawe ubona yarwaye umutezi? Ibyo ni ikibazo. Gihe cyo numva twakora ni ukwegera abana cyane, tukabasanga ku mashuri, tukabaganiriza muri quartier aho usanze abana bateraniye bari gukina agapira, ukagira ugize akajambo keza ubabwira, ukababwira ati rero bana, nubwo muri gukina agapira mwitware gutya, nubwo muri gukina amabigibigi ariko umenye yuko mwabakobwa mwe bari abahungu bari kubareba, mwatangiye kuba beza, bari kubareba, muramenye bana bacu. Rosette, namwe mufite inyunganizi cyangwa se icyo mwavuga ku byo Phoebe na Rebeka bamaze kutubwira? Jewe urabizi ko Foyi rwose ibyo bintu uri kuvuga ntabwo ari byo. Icyambere igihe hari impamvu n'urubyiruko rw'ishuri mpuzabitsina n'ubumenyi buke, kandi icyambere ni amakuru. Ayo makuru umuntu wa mbere ugomba kumenya hano umubyeyi. Kuvuga ngo arasenga rero gusenga byo nyine ntibihagije. Umwasama rero ahubwo nutayamuha nibwo azasamira rimwe. Ikindi hari ibiyobyabwenge, hari agakungu, hari irari, hari n'impamvu zituruka ku babyeyi n'urungano. Hanyuma rero jewe icyo ntekereza ku ngaruka wigeze ukomozaho ni nyinshi pe, kuko icyambere gihari nuko hari gutwara zanda zitateganijwe, hari kurwara indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina, ariko hari kubura inzozi wigeze kurota mu buzima bwawe, hari gutakaza icyerekezo. Iyo umuhungu ateye inda atangiye gushaka uburyo bwo guhunga kuko baramufunga imbaragihe. Iyo umukobwa atwaye inda aricara mu rugo, ahave mu ishuri cyangwa se yige nabi, abeho nabi. Jewe nababwiye ko niga Butare nshinga GLF nabitewe cyane n'agahinda nabonaga abakobwa babyaraga, akava muri campus akajya kuba rango tumba mukone. Ubwo buzima yabagaho bwanteraga agahinda gakomeye, kandi nabo ubwabo bamwe bararekeye kwiga, abandi bize nabi cyane. Kucyo Honore yarabajije nuko ababyeyi yabivuze neza ati ngo iki ni igihe kitwara cyererewe. Jewe imfura yanjye ifite imyaka 7, ariko natangiye kubimubwira kuko nanjye nabibwiwe niga mu wa 3 primaire. Nibwo bwa mbere natangiye kumenya amakuru y'ubuzima bw'imyororokere, bibwiwe n'ababyeyi banjye, ariko cyane cyane papa. By'amasoni rero y'abagore ibyo bigomba kuvaho, kuko na mama yagiraga isoni avuga ati uramenye ibi bintu uri kuvuga ati bibwira abana. Namubwira ati nutabibabwira hari abandi bazabibabwira ku bushake bwabo, hanyuma ikizava muzagifatisha amaboko abiri. Uyu munsi umuhungu wanjye w'imyaka 7 niwe fura yanjye, mfite n'undi mwana turera mu rugo afite imyaka 8 w'umukobwa. Ayo makuru barayafite, witegeza 12 rero 12 ni kera, kuko ukwiye kubibabwira hakiri kare. Ikindi tugomba gukora ni ukumenya inshuti z'abana bacu, kumenya aho abana bagenda, uwo bagenda yagiye, ibintu byateye bya house parties, ibintu byateye by'amaniversaire adashiraho ngo abana urabarekuye baragiye, ntabwo ari byiza. Aho bishoboka waherekeza umwana ukamenya naho agiye, ukamenya igihe yagendeye, ukamenya ko nagarutse, kuko niho abana benshi barimo gupfira. Niba wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, twandikire kuri 0728028232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp.
wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri 07 28 02 82 32 cyangwa kuri 07 87 58 14 11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Uri ku 104.3 FM ukurikije ijwi rya Amerika n'umwanya w'ikiganiro Ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. Ni umuryango ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Twandikire kuri 0722 8028 232 cyangwa se kuri 0788 758 1411. Iyi nimero wanayikoresha utwandikira kandi kuri WhatsApp, wanatwandikira kandi ubinyishuje ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram, Facebook na Twitter. Wandika Ejo Echo mu ijambo rimwe. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi. Murakoze cyane, reka mbashimire ku mwanya wanyu ndetse n'ibitekerezo mwatanze. Rosette Honimfura ho mu muryango Girls Leaders Forum. Mwakoze. Ababyeyi Fabi Mukandayisenga na Kagwire Rebecca, mwakoze cyane. Murakoze cyane. Iki kiganiro cyari gihagarariwe na Nigena Roger. Mizero Crispe yarari kubanga bw'ibyuma. Nge ndishimwe honore. Mwakoze kubana natwe. Ikiganiro Ejo ku 104.3 FM ijwi rya Amerika nakagaruka. Mugira amahoro. Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte? Ntahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro Ejo. Iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwe uko wayakemura. Ubundi cyambere no bwumvikana kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemura. Kurikira ikiganiro Ejo kuri radiyo ijwi rya Amerika ni ku 104 bitatu. Mu kiganiro Ejo gitegurwa n'urundi rubyiruko.